nongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Jose, turebe imico n'imiterere igiye iranga umukobwa cyangwa se umubyeyi cyangwa umumama ufite iri zina rya Jose. Ufite izina rya Jose, Josephine, mwese muhaye ikaze kandi nongera guha ikaze abo dusanganwe muri ibi biganiro, mpa ikaze abashyashya, mukore subscribe kugira ngo ibiganiro tuzajya tubagezaho bijye bageraho mu buryo buboroheye, munatwandikire no muri comment mutugaragarize ko turi kumwe namwe. Jose rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo, rikaba risobanura ngo Imana izongera. Jose rero muri bimwe bimuranga usanga ari umunyamwete, ariko ureba gusa ibimureba kandi akanga uwamwivangira. Iyo wamushinze ikintu aragikora, ariko iyo utangiye kuvuga ngo na kiriya wagombaga kugikora ahita akwihorera. Iyo abaye umubyeyi Jose akunda abana be, ariko akabashyira ku murongo kubera igitsure. Ni umuntu w'umuhanga mu ishuri no mu kazi, kandi agira impano yo gukemura amakimbirane no kunga abantu. Jose akunda kurangwa n'ubumuntu, agira inzozi nyinshi aba ashaka kugeraho, kandi koko akorana umurava bikarangira bigezeho. Biba bigoye kumenya icyo Jose agutekerezaho, kuko adakunda kugaragaza amarangamutima ye, waba umukoreye neza cyangwa nabi, nta mpinduka akwereka. Jose rero akora ibintu bye kuri gahunda, kandi iyo ushaka kumuvangira murashwana. Ni umuntu ugira impuhwe, ariko si buri gihe, kuko hari ubwo yanga abantu bitetesha cyangwa bamuteraho imbabazi. Jose rero cyangwa se Josephine mu rukundo usanga ari umuntu ukomeza ibintu n'iyo byaba bidakomeye, ku buryo ari wa wundi mushobora gupfa akantu koroheje mugatandukana burundu. Mu bijyanye no kwiga, Jose akunda kwiga ibintu by'ubuyobozi, ndetse asa n'umuntu ugira igitugu, ushaka ko aho yajya hose yavuga rikijyana ntawe umuvugiyemo. Jose rero cyangwa se Josephine ni abantu usanga bakunda kurangwa no gufata umwanya wo gutekereza ku byo babona, babasha gukemura ibibazo, bagira ubutwari mu bihe bikomeye, babasha kumenya
aho kuri guherereye mu buryo bworoshye kandi bazi kubana. Jose rero cyangwa se Josephine usanga ari wa mukobwa cyangwa se umubyeyi ukunda kugira ibanga, akunda kwigenga, n'iyo yaba ari mu muryango w'abantu benshi akunda kugira igihe cya wenyine cyo kwitekerezaho. Agaragara nk'udakunda kuvuga kubera ko adapfa kwishora mu bintu kandi adapfa kwizera abantu. Icyakora nubwo adapfa kugufata ngo avuge ngo muri inshuti, ariko iyo mubaye inshuti biba ari akaramata. Jose rero cyangwa se Josephine uzasanga ari wa muntu wo kwizerwa, yubahiriza inshingano ze kandi iyo akwemereye ikintu aragikora. Agira umutima woroshye cyane ariko ntabwo apfa kubyerekana. Icyakora hari ubwo bimurenga akagaragaza umujinya ukabije. Abamuzi bamukundira ko azi gutega amatwi no gusesengura, akakugira inama nziza. Mwakoze rero kuduha umwanya wanyu, nizere ko aho ba Jose bari na ba Josephine bakomeje kugira ibihe byiza, namwe nizera yuko hari ibyo mwungukiye muri ibi biganiro, mugiye kumenya abo muba muri kumwe uko mubitwaraho kugira ngo mukomeze kwagura relationship yanyu. Basaba gukora like ku biganiro tubagezaho, n'abashyashya mugakora subscribe kuri iyi channel y'Inkuru TV. Naho utaha, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Bye.